ijuru n'ubundi niryo ritwigisha. Birakwiye rero ko buri wese ahuguka, buri wese afata umwanya agasengera mu mutima kugira ngo ijambo ry'Imana rigire aho rifata, risange imitima yacu imeze nk'ubutaka bwiza bugomba kujyamo ubutunzi bw'Imana. Twaraye twize ikintu gikomeye cyerekeranye n'agaciro k'ijambo ry'Imana. Kuri ijambo ry'Imana rirakomeye kugeza ubwo rihindura umuntu, kugera ku guhinduka kutabasha gukorwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi kugera ku guhinduka kutabasha gukorwa n'amashuri y'isi ayo ari yo yose. Ariko ijambo ry'Imana rifata umuntu rikamuhindura, yewe niyo mpamvu bavuga ngo ahinduka icyaremwe gishya. Buriya kugira ngo umuntu abe icyaremwe gishya ni ikintu gikomeye cyane. Buriya ushobora kuba ufite iyi sura warangiza ukagira impanuka. Nahoze nsoma muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, icyigisho kirimo cya mbere kivuga ibyerekeranye n'ubuzima bwa Ellen White. Yakoze impanuka afite imyaka 9, ariko ngo yaragiye ahinduka isura ku rugero rukomeye cyane, ku buryo yari ari muri misiyo. Ageze mu rugo yasuhuje abana be n'abandi bose, ariko Ellen Harmon uwo mwana we w'umukobwa yari ari aho, ntiyamwitaho, ntiyamusuza amwitayeho. Arangije arabaza ati, Ellen Harmon ari he ko ntamubonye? Urumva ukuntu yari yarahindutse kugeza ubwo se wamubyaye atamumenye. Byamuteye agahinda, ariko icyo si cyo gitekerezo nshaka gutindaho. Ariko buriya Ellen Harmon uburyo yahindutse, yabashaga wenda kuba yavuga isi akamumenya, yagira ibyo akora isi akamumenya, burya koko ni wowe, bitewe n'uburyo yamumenyereye. Buriya urugero ijambo ry'Imana riduhinduraho. Niyo mpamvu nabibukije ariya magambo Ellen White n'ubundi yanditse ngo mbaragije ibyanditswe byera. Ni urugero umuntu aba icyaremwe gishya, agatandukana n'imibereho ya kera kurusha uko icyo gihe byari bimeze kuri Ellen White, kuko baranditse ngo ibya kera birashize, sibyo? Nk'uko bigaragara mu ijambo ry'Imana, imivugire irahinduka, imirire, ibyo nise twaraye tugize, igahinduka, imyambarire igahinduka, ku rugero rw'uko nyine umuntu aba abaye icyaremwe gishya. Dukwiriye gufata ibyanditswe byera tukabifata ko ari umutima w'ubugingo wavuye mu ijuru, kandi ari utunga abagenzi bazajya mu ijuru. Amahame y'ibyanditswe byera akwiriye kutubera amahame twese tuzirikana kandi dufata, tukamenya yuko ari bwo bugingo bwacu. Buriya kubera ko turaganira ku byigisho bitari byinshi, ndayagerageza kuvuga ku ngingo nyinshi, kandi buri ngingo nyivugeho amagambo make, muraza kubyihanganira. Ariko icyigisho cyo muri iki gitondo nshaka yuko tuganiraho, nimugoroba nagikomojeho kandi ndakibabwira. Buriya itorero ryacu twagize umugisha ukomeye cyane. Imana itumenyesha iby'ubwiru bwayo binyuze mu nyandiko nyinshi, sibyo? Dufite umwihariko wo kuba dufite ubutunzi binyuze mu nyandiko nk'ibyo kurya, nk'uko twabivuze Imana yaduhaye kugira ngo bidutunge kandi bitugeze ku gihagararo gikwiriye. Inyandiko rero dufite z'ibitabo, buriya nk'iyo urebye mu ngeri z'icyongereza, kuko akenshi umwuka w'ubuhanuzi nirwo rurimi wanditswemo, ukareba nk'ingeri ziri mu cyongereza, ni ingeri nyinshi cyane ku buryo zose uzizanye ntabwo wapfa kubona akabati zajyamo. Akaba ari ibihamya kuri buri ngingo yose. Ubu rero kugira ngo tuze kugendana neza, niyo mpamvu umuntu afashe kano kamashini, uburyo tugiye gukoresha muri ibyo bihamya Imana yagiye iduha, harimo bikeya umuntu aba yaragiye arebamo, bikaba ngombwa yuko umuntu ashobora nko gufata igihamya akacyandika, akabiteranyiriza hamwe, akaba ashobora kubisoma hamwe, arangira umuntu ufite icyo gitabo akagenda ahasoma, sibyo?
mu cyimbo cy'uko arazana bya bitabo byose yajya avuga ngo intambara ikomeye akagenda akagifata akagisoma. Ubwo rero ni byiza yuko n'Imana iba yaratanze uburyo ku buryo ibyo ari byo byose abantu bagerwaho n'ubutumwa bwiza binyuze mu buryo bushoboka. Ubwo rero ahangaha tugiye kwiga icyigisho nk'uko naraye mbabwiye kiragaruka ku byerekeranye n'imikorere y'abamarayika kandi n'uburyo Imana ibana natwe binyuze mu buryo bw'umwuka wera ndetse n'abamarayika. Ni icyigisho kivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana iri kumwe natwe, urwego rwo mu nzozi za Yakobo. Mbese buri wese yaba yibuka amagambo ari mu Itangiriro igice cya 28. Reka dufate Bibiliya zacu tujye mu Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 10 kugeza wa 13. Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 13 hari amagambo avuga ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Ngo tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo iki? Imana iri kumwe natwe, urwego rwo mu nzozi za Yakobo. Nirwo tugiye kureba. Haranditse ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya. Kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye. Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 10 niho turi gusoma bukomeye. Tugeze avuga ngo agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryama harasinzira. Umurongo wa 12 ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana bagezaga gute? Baruzamukiragaho bakagenza gute? Bakarumanukiraho. Umurongo wa 13 kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. Kandi hano turabonye ngo rwari urwego hejuru yarwo ahari he? Umutwe warwo wageraga hehe? Noneho ngo hejuru yarwo ubwo ni hehe? Ni mu ijuru, sibyo? Ni mu ijuru. Hejuru yarwo hari inde? Hari Uwiteka. Hano baravuze ngo ku murongo wa 13 ngo kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Ubyumva? Uru rwego rero ni urwego rukomeye cyane kandi tugiye gukurikizaho isomo riboneka mu Baheburayo igice cya mbere. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 14. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 14 haravuga ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Haleluya. Kiri ikintu gikomeye cyane kandi tugiye gusesengura muri iki cyigisho. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera. Iyo bavuze ngo si imyuka baba bashaka kuvuga yuko ari ibiremwa tutabasha kurebesha amaso. Ubwo ni ukuvuga ngo bibasha kuba bihari ariko tutari kubirebesha amaso, sibyo? Ni imyuka iyikorera kandi ni imyuka ikorera Imana, sibyo? Ni ukuvuga ngo ntabwo abamarayika bakora ibyabo, ahubwo ni imyuka ikorera Imana. Kandi niyo mpamvu hano bavuze ngo itumwa. Haleluya. Imana ituma abamarayika kugira ngo baze kudukorera kuko nitwe tuzaragwa agakiza, sibyo? Nitwe tuzaragwa agakiza. Haleluya. Twifurije kugira agakiza. Uriya agakiza ngo ni ukubabarirwa ibyaha. Ko mu butumwa bwiza havuga kuko igihe bavugaga ku byerekeranye n'umurimo Yohana yagombaga gukora, baravuze ngo yagombaga kumenyesha abantu iby'agakiza
kuko agakiza ari ukugenza gute, ari ukubabarirwa ibyaha. Turi kujyana mwese, Imana ishimwe. Ubwo rero ngo Imana ituma abamarayika kugira ngo baze kudukorera. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, paji ya 54. Ese murumva Imana itadukunda ibyo yohereza abamarayika kugira ngo baze kudukorera? Kubera yuko twebwe turi abanyantege, sibyo? Ntacyo twakwishobora, ariko Imana yohereza abamarayika bakaza kudukorera. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri aya magambo ari muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze, paje 54, haranditse ngo urukundo Imana ikunda ubwoko bwayo. Nawe itarandika ngo nabonye urukundo rutarondoreka Imana ifitiye abantu bayo. Haleluya. Kandi urwo rukundo rurakomeye cyane. Amen. Uru rukundo Imana idukunda ngo rurakomeye cyane. Haleluya. Nabonye abamarayika barinze abera, sibyo tumaze kubona, kandi babagotesheje amababa yabo. Babagotesheje amababa yabo. Buriya hano haba hari abamarayika batugose. Buriya abamarayika baratugose. Haleluya. Ntabwo tubishidikanyaho. Ubu ngubu nitwe tuzaragwa agakiza, kandi iri ni isezerano ry'Imana yuko igomba kohereza abamarayika bo kudufasha, bo kudukorera. None aha ngaha nawe tuwe ibyo yarabyeretse. Bari babagotesheje iki? Amababa yabo. Buri wese yari afite umumarayika umurinda. Iyo abera bariraga kubera gucika intege cyangwa kuba mu ngorane, abamarayika babarinda bagurukaga bihuta bakajyana iyo nkuru mu ijuru. Kubyumva? Mwibuke amagambo tumaze gusoma mu itangiriro, aho batubwiye ngo ku rwego Yakobo yarose yabonye abamarayika barimo bagenze ute, bazamuka, abandi bakamanuka. Ubu niyo muvumo rero tugiye kureba, kuki abamarayika bamanuka abandi bakazamuka. None aha ngaha bamaze kuvuga ko abamarayika bazamuka iyo abera bariraga kubera gucika intege cyangwa kuba mu ngorane. Abamarayika babarinda bahagurukaga bihuta bakajyana iyo nkuru mu ijuru, maze bagerayo rero, maze abamarayika bari mu murwa bakarekeraho kuririmba. Amagambo arakomeye. Wari uzi yuko hariya hejuru batubwiye ngo buri wese muri bo yari afite umumarayika umurinda? Wari uzi yuko buriya wowe ubwawe ushobora guteza impinduka mu ijuru bakarekeraho kuririmba kubera kagurimo, kubera amasengesho urimo usenga mu ijuru ngo bakarekeraho kuririmba? Niko ijambo rivuze. Kubera iki? Umumaro w'abamarayika bazamuka ngo bajyanaga iyo nkuru mu ijuru hagahita haboneka ingaruka y'icyo kintu, bakaba baretse kuririmba kugira ngo bamanze bakwigeho, kugira ngo basuzume ikibazo ufite. Kubera ko ubutumwa burahageze, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Agakurikiraho ikirere. Nuko Yesu agahita yohereza undi mumarayika ngo amanuke ajye kubatera ubutwari, kubarinda no kugerageza kubafasha ngo batava mu nzira ifunganye. Umva, mu ijuru muri iki kintu kirakomeye cyane. Niyo mpamvu tuba dukwiriye gusaba umwuka wera akadufasha kumva ibi bintu. Ntabwo ururimi rw'umuntu rwasobanura ibi bintu. Nawe tekereza, wowe utumye mu ijuru bavuga ati mwemetse gucuranga undi kibazo runaka yagize. Noneho Yesu agatavuga ati byihuse mujya kumufasha, dore ari mu nzira ifunganye, hataboneka impamvu iyo ari yo yose yatuma ava mu nzira. Bakabatera ubutwari, bakabarinda, ngo bakagerageza kubafasha. Igihe bavugaga ngo bakagerageza kubafasha, ni nko kuvuga ngo bakoresha uburyo bwose bushoboka, inzira yose byacamo barayikoresha kugira ngo utava mu nzira ifunganye. Ngo ariko iyo batitaga kuri ubwo burinzi bw'abamarayika, ntibemere guhumurizwa nabo, ahubwo bagakomeza kuyoba, abamarayika bagiraga agahinda bakarira. Ni kubyumva? Nawe tekereza kuba marayika
ariko uvuga ati Yesu yaranyoheje kugufasha nubwo utandeba ariko ndahari. Si igihe nsoma iby'aya magambo hari igihe numva mbuze uko mbivuga, nkumva ndi gushishwa. Noneho marayika akagera ubwo arira, uri kubyumva, akavuga ati ko uyu muntu narinje kumufasha, ko uyu muntu afite amasezerano y'Imana mu ijambo ryayo. Kuri iki gisho twaraye twize kirakomeye cyo kwirinda ijambo ry'Imana. Ntabwo kuko isomo twasomye bwa mbere ryatubwiye ngo ni ibiremwa by'umwuka tutabasha kubona, sibyo? None ijambo ry'Imana riri kudusezeranira ibi bintu ko nubwo tutabibona birahari. Dukwiye kugira kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose mu Baheburayo ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba. None abamarayika nubwo utababona ariko barahari kandi bashinzwe kugufasha. Wagize kwizera. None ngo iyo batitaga kuri ubu burinzi ntibumve ijwi ry'Imana rivugana nabo, kandi niyo mpamvu birayitwa ijambo ry'Imana. Imana itubwiriramo dukwiriye kugira kwizera, tukizera yuko Imana iri kumwe natwe. Niyo mpamvu Yesu yitwa Emmanuel. Ariko ubu ni kangahe twarijije abamarayika? Ni kenshi. Tugatera abamarayika kurira, bakavuga ati umva ubufasha bwose turi kugerageza kumuha ntabwo ari kubyumva. Nimba ukuntu byagendaga, abamarayika bakagira agahinda bakarira, bajyanaga inkuru mu ijuru. Ubwo si ubwa kabiri babonye ngo bamwe barazamukaga abandi bakamanuka, abandi bakazamuka abandi bakamanuka, ariko hano baravuze ngo nabo uwo nguwo urize bajyanaga inkuru mu ijuru, bigatuma abamarayika bose bari mu murwa bataka, ariko nyuma yaho bakavuga ijwi rirenga bati amena. Uzi buriya kumvira ijambo neza yuko harimo ikintu gikomeye, ngo twabonye yuko umuntu yanze kwemera ubufasha ijuru ryamuhaye, none asubiye mu ijuru ajyanye indi nkuru mbi, sibyo? Kandi wandi wa mbere nawe yajyanye inkuru mbi, ariko ngo uyu mumarayika wasubiragayo avuga ati ntabwo ari kwemera ubufasha mu ijuru. Abamarayika nabo baratakaga bakavuga ngo ariko ngo bagira bakavuga ngo amen. Reka tubyumve neza muri aya magambo akurikiraho. Ariko iyo abera bakomezaga guhanga amaso yabo, ingorane yari imbere yabo, kandi bagahesha Imana ikuzo bayisingiza. Abamarayika bajyanaga inkuru mu murwa banezerewe, maze abamarayika bari mu murwa bakegura inanga zabo z'izahabu, bakaririmba n'ijwi rirenga bagira bati haleluya. Maze ijuru ryose rigasabwa n'indirimbo z'umunezero. Iki ni igice gitandukanye n'icyo twasomye hejuru. Icyo twasomye hejuru ni igihe umuntu yanze ubufasha yahawe n'abamarayika, ariko biratangaje kuba bavuze ngo ubwo nabwo mu ijuru abamarayika barariraga bagataka, ngo ariko bageraho bakavuga ngo amen. Muzi ikintu cyabaga kibayeho? Uwo muntu yabaga abaye aretswe. Uwo muntu abaretswe, ijuru riba ribonye yuko ubufasha bwose byamuhaga yabwanze, yanze kugira kwizera. Bagera bakavuga ngo amen. Nyuma ya amen rero naho haba hakwiriye gukurikiraho igikorwa cyo gusubukura gahunda zo mu ijuru, bakongera bakaririmba, ukamera nk'umuntu uretswe. Ariko hepfo batanze umusane yabyo bavuga, ariko noneho ngo iyo batumbiraga ingorane ziri imbere yabo, ariko niba barizo bahanga amaso bagumishaho umutima, ngo ahubwo bakarangamira Imana yo mu ijuru bakizera ubufasha bwayo. Ngo wa mumarayika ngo yazamukanaga umunezero, ubufasha twamuhaye yabwemeye, ubundi ngo bakegura inanga zabo z'izahabu bakaririmba. Muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe mugani wa mbere, harimo icyigisho nacyo cyiza cyane. Icyigisho cya 10 bivuga ngo abamarayika beza barusha imbaraga abamarayika babi. Baranditse baravuga ngo bivugwa mu buryo bwumvikana ko Satani akorera mu batumvira, kubera yuko impamvu banditse gutya, igihe cyose umuntu atumvira, abantu bakaba babizi yuko banabibona yuko atumvira, haba ubwo akoze ibyo gukiranirwa kwe, abantu bakavuga ati uri shitani kubera ibikorwa gusa uriya muntu akoze.
sibyo? Uriya muntu yuzuwemo n'ubushitani, sibyo? Ku buryo n'umuntu utizera n'Imana ushobora kumva bivuze ibyo bintu, sibyo? Si ubuzima busanzwe abantu babamo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo bivugwa mu buryo bwumvikana. Uwo nguwo rero bavuze ati uriya muntu afite shitani, abantu ngo barabyumva mu buryo bwumvikana. Ibyo bintu byo ntibishidikanywaho. Iyo abantu bumvisha amahano asigaye abera ku isi muri iki gihe, bizera badashidikanya ko ari Satani rwose, bakavuga ati yewe none isi izarimbuka. Kumva n'utizera arabivuze. Isi igeze ku musozo, abantu bose ibyo bintu bakabihuriraho. Niyo mpamvu hano bavuze ngo bivugwa mu buryo bwumvikana. Icyo kintu kirumvikana, babona ukuntu. Mperuka kumva inkuru y'umuntu ngo wafashe umugore we, ntabwo nzi ibibazo bari bafitanye, arangije aramwica. Arangije kumwica, niba yarafashe icyuma kimeze gute, aramubaga nk'ukuntu babaga itungo, akuramo ibice, arangije atunganya ibyo guteka, avanamo ibice arabiteka, arangije ngo abiteka no mu isombe, ateka inyama z'umugore mu isombe. Arangije, kandi ibyo byabaye mu Rwanda, arangije ngo agaburira abana be. Abagaburira nde? Nyina. Abagaburira nyina. Barangije bana ngo bakajya bavuga ati usize inyama zavuye he zimeze gutya, ko twumva zimeze gutya na gutya. Niba baravuga ngo zirimo umunyu mwinshi, niba baravugaga ngo ziri mwinshi, ntabwo mbi. Niba baravuga ngo zirakomeye, ntabwo nzi uko zari zitwaye, ariko ngo baziriye bakomplaininga, bavuga ati sizi inyama zavuye bimeze bite. Isenga aravuga ati murye mwere kubaza ibibazo byinshi. Hano baravuze ngo bivugwa mu buryo bwumvikana ko Satani akorera mu batumvira. Icyo kintu iyo kivuze, umuntu wese ahita avuga ati uwo muntu rwose yari afite abadayimoni, sibyo? Kandi nibyo, umuntu ni shitani. Ibyo bintu abantu bose barabyumva, abubaha Imana n'abatayubaha bahita bavuga ati uwo muntu yakoze amahano nta n'ubumuntu agira. Ariko umva amagambo akurikiye. Bivuga mu buryo bwumvikana ko Satani akorera mu batumvira, ko atagera ku ntekerezo zabo gusa, ahubwo anakorera mu bushobozi bwabo, babizi cyangwa batabizi, kugira ngo bashore abandi mu kugoma nkabo. Uri kubyumva? Abantu baba babizi cyangwa batabizi, Satani agakorera mu ntekerezo zabo, ndetse akagaragarira no mu bikorwa byabo, byanze bikunze, kugira ngo nibiba ngombwa bashore n'abandi muri ibyo bikorwa byabo bibi. Ariko mva amagambo bakurikiye, baravuze ngo niba abamarayika baba bafite imbaraga nk'izo ku bana b'abantu mu kutumvira kwabo, mbega imbaraga iruseho abamarayika beza bafite ku bantu baharanira kumvira. Kubyumva? Mbese urasinzi niba ayo magambo muyumva. Baravuze ngo niba abamarayika babi bafata umuntu bakamukoresha iby'amahano gutyo, mbese muratekereza uburyo abamarayika beza bashobora kudukoresha ibyiza birenze, bakagira ubushobozi kuri twe ku buryo tubasha gukora ibyiza birenze. Igihe twiringiye Yesu Kristo, tukumvira mu butungane, abamarayika b'Imana bakoresha imitima yacu ibyo gukiranuka. Abamarayika b'Imana baraje bakorera umwami wacu ubwo yari mu butayu bw'ibigeragezo. Abamarayika bo mu ijuru bari hamwe nawe mu gihe cyose yabaga ahanganye n'ibitero by'abambari ba Satani. Yesu niwe abamarayika baraje baramukorera. Muri uru rugamba Kristo ntiyigeze anavuga amagambo ye. Kristo ntabwo yigeze avuga amagambo ye, yishingikirizaga kuri handitswe ngo, nk'uko biboneka muri Mateyo 4:4. Muri iyi ntambara ubumuntu bwa Kristo bwahuye n'ingorane zitazigera zimenywa n'umuntu n'umwe muri twe. Mu rugamba Kristo yarwanye narwo, igihe yari mu gashyamba ka Getsemani, n'igihe yari mu butayu bw'ibigeragezo nk'uko babivuze aha ngaha, yarwanye urugamba rukomeye ko ku buryo intekerezo z'umuntu zitazigera zinabimenya. Niyo mpamvu buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo nta bigeragezo na rimwe dushobora guhura nabyo Kristo atigeze ahura nabyo. Mu kanya tugiye kubisoma. Muri iyi ntambara Kristo yarwanye, akajya yifashisha handitswe
muzirikane icyigisho twize nimugoroba. Akajya yifashisha handitswe ngo ubu umuntu bwa Kristo bwahuye n'ingorane zitazigera zimenywa n'umuntu n'umwe muri twe. Kumva aya magambo, umwami w'ubugingo n'umwami w'umwijima basakiranye mu ntambara ikomeye, ariko Satani ntiyashoboye gutsinda na hato mu magambo cyangwa mu bikorwa. Mwumva aya magambo akurikiyeho, ibyo byari ibigeragezo nyakuri, nta kwiyoberanya kwari kurimo. Umva, byari ibigeragezo bya nyabyo, nta bintu by'ibikabyo byari biri, ndetse uburyo byari bikomeye. Hano baratubwiye ngo nta n'ubwenge bw'umuntu bwabasha kubyiyumvisha. Kristo yababajwe no kugeragezwa ubwe, nk'uko biboneka mu Baheburayo igice cya 2:18. Muri icyo gihe abamarayika bo mu ijuru bari babihanze amaso, kandi bakomeje kuzamura ibendera kugira ngo Satani atagura imbibi ze ngo atsinde kamere muntu ya Kristo. Ni ukuvuga ngo abamarayika ngo bakomeje, buriya ni nk'aho bavuze ngo abamarayika bakomeje gufata iby'iburyo. Uri kubyumva? Niyo mpamvu Kristo yasakiranye n'urugamba rukomeye cyane. Buriya iyo Kristo agira gucika intege na guke, hano baravuze ngo Satani yari kuba yaguye imbibi. Buriya uko ibigeragezo bitugeraho bigenda byaguka, cyangwa se igihe tutabihagazemo neza tugatsindwa, Satani aba yaguye imbibi muri twe, ababonye uburyo ashobora kudutsinda, ababonye ahantu yakwinjirira kugira ngo yinjize ibigeragezo birushijeho gukomera. Hano ngiye gusoma amagambo avuga ngo kuri paje 111 muri iki gitabo, ubutumwa bwatoranyijwe umugabane wa mbere, tuba turi gusoma. Nk'uko twabibonye ngo uburemere bw'iyi ntambara nta ntekerezo za kimuntu zishobora kubusobanukirwa. Hepfo baravuze ngo mu ntambara barwana na Satani, bene muntu bafite ubufasha bwose Kristo yari afite. Haleluya. Ubufasha bwose Kristo yari afite kugira ngo atsinde muri wa rugamba intekerezo zacu zitabasha kumva, ngo natwe turabufite. Mbese ntidukwiriye kwizera Imana. Amabanga yose yarahishuriwe muri bino bitabo. Ntabwo bagomba gutsindwa, kuko imbaraga zose Kristo yakoresheje kugira ngo atsinde nabo barazifite, ntacyo kwireguza. Niyo mpamvu bavuze ngo ntabwo bagomba gutsindwa, bakwiriye kurushaho gutsinda kubwo wabakunze kandi akabitangira. Mwaguzwe igiciro. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:20. Mbega igiciro! Niko handitse hano, mbega igiciro! Umwana w'Imana mu bumuntu bwe yarwanye intambara ikomeye, ari byo bigeragezo bigaragara ko bikomeye byibasira abantu. Mwumva impamvu bavuze ngo nta kigeragezo kitugeraho Kristo atahuye nacyo. Muri kubyumva? Niyo mpamvu bavuze ngo umwana w'Imana mu bumuntu bwe yarwanye intambara ikomeye, ari byo bigeragezo bigaragara ko bikomeye byibasira abantu. Mwumva ibyo ari byo rero? Ni ibigeragezo bijyanye no guhaza irari ry'inda. Iki kigeragezo nicyo Kristo yahuye nacyo, kandi mu bigeragezo byinshi duhura nabyo, bimwe byinshi muri byo biba bikubiye muri iki kintu cyitwa guhaza irari ry'inda. Satani akigerageresha abantu ku rugero rukomeye cyane. Buriya nasomye amagambo muri kiriya gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, yanteye ubwoba. Ikintu cyitwa ikigeragezo cy'inda. Yakobo, mwibuke igihe Yosefu yari ari muri Egiputa, arangije muzi ibyo Yosefu yakoreyeyo, Imana imukoresheje ikamufasha gusobanura inzozi za Farawo. Muzi ko hagombaga kubaho imyaka 7 y'uburumbuke, yagombaga gukurikirwa n'imyaka 7 y'inzara, sibyo? Iryo somo nyine ntabwo turi kurisoma, turi kubivuga kuko tubyibutse kugira ngo twumve ikintu cyitwa ikigeragezo cy'ukuntu gikomeye. Noneho muzi yuko bene se wa Yosefu bagombaga kugerwaho n'inzara, ngo ni Kanani hageze inzara, baranje bajya guhahira he muri Egiputa. Basanga Yosefu arabamenya, ariko bo ntibahita bagenza ute, bahita bamumenya. Ariko ngo Yosefu yakoresheje strategy zose kugira ngo abagerageze amenye niba barahindutse bakaba batagifite ubugome bwabo, sibyo?
noneho barangije batahanye ibyo kurya, ariko mwibuke ko yasigaranye umwe muri bo, sibyo, kugira ngo bazazane nde? Benyamini murumuna we. Yumvaga afite amatsiko yo kumubona, hari hashize igihe kinini batabonana, arangira avuga ati nzamonane, kandi yari atarabibwira kuko yashaka kubagerageza ngo amenye ko bahindutse, kandi mu mutima wakwikije ubugome bari bafite n'uburyo Satani, abamarayika ba Satani babakoresha, yari azi ko nawe bamwishe. Ariyo ati muzamuzane. Ariko iyo nkuru bayigejeje ku muntu witwa Yakobo, Isirayeli, sibyo, yarababwiye ati umwana wanjye ntimuzigera mujyana nawe kuko mukuru we yarapfuye, none murashaka kunkuraho n'uyu nawe akagenda agapfa, na nyina yarapfuye, ariwe nari nsigaye mboneramo ishusho ya nyina. Mwibuke ko aba bana babiri yarabakundaga cyane, kubera ko bakomokaga kuri Rasheli, uwo yari yaratendeye imyaka 14. Yarabakundaga, none uwo yakundaga w'imfura ya Rasheli yari yarapfuye. Mwibuke yuko mu bintu byatumye bamwica hari harimo n'urwango rwabo kubera ishyari. Ishyari nabyo ni ikintu kibi cyane, bishe mwene se kubera ishyari. Aravuga ati ubwo mukuru we yapfuye, ariwe naboneragamo nyina, uyu mwana sigaranye Benyamini, nyina yapfuye amubyara. None iyo mubonye nibuka ishusho ya Rasheli, nibuka urukundo namukunze, rugatuma nemera gutenda imyaka 7, bamajije kumpenda ubwenge bakamareya, nongera nemera kongeraho indi 7, none uyu mwana niwe nsigaye mbona munyina. Umva, ntabwo muzigera mumujyana. Ariko ikigeragezo cy'inda cyari gikomeye cyane. Baranditse muri cya gitabo Abakurambere n'Abahanuzi ngo inzara yakomeje kwiyongera igeza ku rugero Yakobo yakagombye kubabwira ngo musubire muri Egiputa. Yakobo yibuka katazarekura umwana we, baramubwira ngo umwana wawe nutamurekura ntituzasubirayo. Aravuga ati umwana wanjye ntabwo muzamujyana. Ariko inzara yari yatangiye, kandi n'izo mbaraga yari agifite muri icyo kigeragezo, ni ukubera utwo kurya dukeya yari asigaye. Ariko mwibuke yuko igihe bahageranaga ibyo kurya, abaturanyi baranditse muri icyo gitabo ngo bakoranira aho ngaho kugira ngo bumve abo bavandimwe bari bagiye ari 11 bagarutse ari 10, uko batekerereza se umusaza ugeze mu zabukuru uko urugendo rwabo rwagenze. Kandi nk'abaturanyi n'imiryango yabo nabo bagombaga gufata ku byo kurya bari bazanye, ariko ngo byaragiye birabashirana. Noneho ngo basigara bareba wa musaza nkaho ari uteje ikibazo, ngo nawe yabareba, ngo yareba agahinda kari mu maso yabo n'inzara itangiye kubagaragaraho, ngo amenya yuko ari we soko yo kumera gutyo kwabo. Umva, yakomeje kurezista ku kintu cyitwa kutazarekura umwana we, ariko ikintu cyitwa ikigeragezo cy'inda. Narasomye handitse ngo ageze arababwira ati umva, nimufate uyu mwana mumujyane musubire muri Egiputa muduhahire utwo kurya. Niko handitse. Ayo magambo yanteye agahinda, musubire muduhahire utwo kurya. Niko handitse. Kubera ko ikintu cyitwa ikigeragezo cy'inda cyari cyabakamuye, kugeza ubwo yavuze ati umva, baramusanze baramubwira ngo uyu mwana agiye gupfana nawe n'umuryango wese, twese tuzime, kubera ko wanze kumurekura. Agira avuga ati mumujyane. Haranditse ngo niba ari ugupfa, yaranditse ngo niba Imana isemo komba inshike nzaba inshike, ariko tubone ibyo kurya. Hano banditse ngo mu bigeragezo duhura nabyo ni ibyo Kristo yahanganye nabyo nawe ubwe. Yahuye n'inzara kugeza ku rugero rw'uko Satani yabonye ari kudandabirana, asigaye afite inzara ikabije. Aramubwira ati wafashe ibuye ukarihinduramo umugati kareka kwicwa n'inzara. Buriya ngo mu bigeragezo duhura nabyo, ikigeragezo cy'inda ni ikigeragezo nacyo gikomeye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo ibigeragezo Kristo yahanganye nabyo natwe nibyo duhangana nabyo, ariko ihumure, bavuze ngo imbaraga zose yakoresheje natwe turazifite. Ikindi kintu cya kabiri rero, kugerageza kujya aho Imana itatuyoboye, ndetse no kuramya Imana y'iyi si. Kugeza kujya aho Imana itatuyoboye no kuramya Imana y'iyi si. Ikintu muri kucyumva. Niyo mpamvu Kristo yabwiwe ngo gerageza gusimbuka. Satani yashakaga ko agerageza Imana, amera nko kwigerezaho. Igitabo kimwe baranditse ngo kwari yashakaga kumusaba kwigerezaho. Umva, ukitwaza ngo ufite kwizera
urumva nimubwa twigana icyigisho gikomeye cyane amagambo turi buyagaruke kugerageza kuvuga ngo ufite kwizera ngo none ubwo mfite kwizera Imana ngo ngomba gukora ibintu uko mbyumva. Urumva buriya Kristo yanze kwijugunya nubwo yarabizi yuko asitaye akagwa Imana yamuramira kuko ryari isezerano ryayo ni nacyo cyanditse Satani yakoresheje, ariko ntabwo yari ashinzwe kugenda Imana se kindinda reka ni hano Imana yanjye uri kubyumva. Ntabwo ubwo yari ashinzwe kwisitaza nubwo ijambo rivuga ngo yagombaga gusitara Imana ikamuramira, ariko ntabwo yari kujya kwisitaza. Umva rero hano ikintu bavuze mu bigeragezo duhura nabyo n'iki kirimo aho Satani agerageza kugira ngo tujye aho Imana itaduhamagariye kujya. Ikindi cya gatatu, kugurana umunezero mwinshi w'iteka ryose ibinezeza byo muri ubu buzima. Niyo mpamvu Kristo yabwiwe ngo nupfuka mukandamya nzaguha buriya butunzi bwose bwaranyeguriwe ubwo nagurushaga Adamu na Eva, isi yose nari nyigaruriye, none n'umupfuka mukandamya biriya byose nzabiguha. Umva baranditse mu Bifuzwe ibihe byose ngira ngo niba nibeshye barandika baravuga ngo Satani yashakaga kwereka Kristo ko aramutse apfukamye akamuramya ngibyo yari yaraje gushaka yahita bibona atiriwe aruha yibabaza, atiriwe aruha apfa. Mumbabarire kuba ntibutse paje ya magambo yanditse ko munyemerere nyababwire muri ubwo buryo nyavuga muri ubwo buryo atanditsemo, ariko icyo cyerekezo ari umva ngo Satani yashakaga kubwira Kristo ati upfukamye ukandamye abantu baje gucungura wahita ubahabwa, ntabwo ubutunzi bw'isi n'ibyayo byose. Uri kubyumva? Iki ni ikigeragezo kinakomeye muri iki gihe aho abantu ubutunzi bw'isi icyubahiro cy'isi bashaka kukigeraho birengagije ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyitwa ibyera. Ntabwo bashaka kwera, ntabwo bashaka iby'ubutungane, ahubwo ashaka kugira ngo abone ibintu atarushye. Niyo mpamvu ubu ngubu hariho sisiteme nyinshi zo gushishikariza abantu kubona ibintu utarushye, amatombora, ibintu by'imikino y'amahirwe, ibintu byo kukwereka ko wagera ku bintu utarushye. Muzumva abantu babahamagara, muzumva abantu byabayeho bari kubwirwa ngo wabona ibintu n'ibi utiriwe uruha. Ubu haje amabizinesi amwe akangurira abantu ngo wabona ubutunzi bwinshi utiriwe uruha. Umva ibigeragezo byose Kristo yahanganye nabyo natwe nibyo duhangana nabyo, kandi bavuze ngo umubabaro Kristo yari afite ntabwo tubasha kuwiyumvisha, ariko dufite amahirwe ko imbaraga yakoresheje natwe tuzifitemo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuri paje ya 113 muri iki gitabo hari amagambo avuga ngo Satani akoresha abantu kugira ngo umuntu atsindwe n'ibigeragezo, ariko abamarayika b'Imana bashakisha abantu bashobora gukoreramo kugira ngo bakize abageragezwa. Haleluya. Satani ari gushaka abantu muri iki gihe akoresha ngo agerageze abantu anabagushe, ariko ngo n'Imana irashaka abantu bakorana n'abamarayika b'ijuru bakajya gukiza abantu no kubahumuriza. Mbese urashaka kuba muri uwo mugabane? Abamarayika bashaka abantu bazakora umurimo wa Kristo, abantu bazaba bakoreshwa no gusobanukirwa ko ari aba Kristo. Dukeneye gusobanukirwa ko turi aba Kristo. Niba twitirijwe izina rye tukatwitwa aba Kristo, dukwiriye kuba aba Kristo nyakuri, tukamenya gukorana n'ibi biremwa byo mu ijuru bidukorera, kandi binyuze muri ubwo bufasha Imana iri kumwe natwe. Ese tuzemera irarika ryo gukorana n'Imana muri uyu murimo uheruka? Baba bakomeye cyangwa boroheje, ari bo bantu bakeneye umurimo wihariye bakorerwa, kandi ko Kristo yitegereza abatitaweho, basuzugurwa, bakomerekejwe n'umwanzi, kandi biteguye gupfa. Umva muri iki gihe hariho abantu biteguye gupfa bagapfa barimbutse kubera ko babuze abantu bo kubakorera, ariko ngo abamarayika b'Imana bashaka abantu bo gukorana nabo ngo bajye guhumuriza abandi, kuko mu buryo Imana iri kumwe natwe ntabwo ari twebwe ubwacu amaso yacu abona abamarayika, ariko Imana irashaka kudutuma ku bavandimwe bacu, ku nshuti zacu, ku baturanyi n'abantu bose kugira ngo babone ubushake bw'Imana.
ese tuzemera gukorana n'Imana ngo abantu bagiye gupfa? Kandi Kristo abazwa cyane no kwinangira kw'abantu banga gukoresha ukwizera gukorera mu rukundo, ari nako kuzatunganya umuntu. Ibi bintu Kristo biramubabaza. Abamarayika b'Imana bazakorana kandi bakorere mu bantu bafatanya n'intumwa z'ijuru mu kurokora umuntu mu rupfu no mu byaha bitabarika byihishe. Satani ibyaha arabihisha akabitwikira imyambaro yera, ariko ngo Imana ikoresha abamarayika bayo bazakorana n'abantu bajye kuvana icyo gitwikirizo, abantu bamenye ko bafite gukiranirwa, bashaka gukiranuka kw'Imana. Ibyo bibatere kwisuzuma ubwabo kugira ngo nabo ubwabo batageragezwa. Urumva ngo uko abandi bageragezwa ukajya kubafasha, nawe ubwawe bigutera kwisuzuma, urumva, kugira ngo nawe utagwa muri icyo kintu. Abarwayi nibo bakeneye muganga, ntabwo ari abazima. Igihe ukoze umurimo ku batawukeneye kandi ntiwite ku bantu bashobora guheshwa umugisha n'amagambo n'ibikorwa byawe, uba wubaka imico idasa n'iya Kristo. Buriya muri aya magambo avuze ikintu gikomeye. Ni na ngombwa ko igihe turi mu ibwirizabutumwa, urumva, tumenya ko abarwayi aribo bakeneye muganga. Ushaka kujya kubwiriza abantu ukabona ntibashaka kukumva, bakakwamagana, ugakomeza gukoresha rya hame rivuga ngo ongera ubabwire, ariko bakakwamagana, ukabona ushobora no kuhahurira n'ingorane, kandi aho hantu atariho bakeneye ubutumwa honyine. Rero igihe uhiziritse ngo ngewe mfite ukuri, ngewe mfite ukuri, ukajya kuhizirika, kandi baravuze ngo uba ukora umurimo udasa n'uwa Kristo. kuko abarwayi nibo bakeneye, abarwayi nibo bakeneye muganga. Nyamara wowe uri kwibanda ku bantu bakweretse yuko ari abakire batari abarwayi. None abaranditse ngo ntabwo ari abazima Kristo yaziye gukiza abarwayi. Igihe ukoze umurimo ku batawukeneye kandi ntiwite ku bantu bashobora guheshwa umugisha n'amagambo yawe n'ibikorwa byawe, uba wubaka imico idasa n'iya Kristo. Ngiye gusoreza ku magambo ari mu cyigisho kindi cya 12 kivuga ngo abamarayika baratangara, kuko turi kwiga ibanga ryarishwe mu nzozi, mu rwego rwari mu nzozi za Yakobo. Kandi muri iki gihe bavandimwe, Imana irashaka ko tumenya gukorana nayo, tukamenya gukorana n'ijuru, kuko ngira ngo kugeza aha ngaha tugeze muri kubibona neza yuko ijuru rishaka ko dufatanya naryo muri uyu murimo uheruka. Kuko abamarayika ni intumwa z'Imana zoherezwa kugira ngo zijye gukorera abazaragwa agakiza. Ariko aha ngaha muri ibi byiciro kutwereka yuko abo bamarayika bakorana n'abantu babishaka kugira ngo bajye kugera ku bandi. Baranditse baravuga ngo abamarayika batangazwa n'uko abantu bareba ukuri guhesha ubugingo kandi gufite ubusobanuro bukomeye cyane ku munyabyaha, bakabureba mu buryo bworoheje kandi batakwitayeho, kandi bagakomeza guhitamo kuba mu bubata bwa Satani n'icyaha, mu gihe byinshi byihanganiwe mu bumuntu bw'umwana w'Imana. Abamarayika umva, buriya abamarayika ni ibiremwa bidapfa, ntabwo ari nkatwe. Buriya abamarayika badukorera uyu munsi bibuka uburyo bakoreraga Kristo, urumva, bakavuga ati agahinda Kristo yahuye nako, umubabaro Kristo yahuye nawo, none abo bantu bakaba bafata ibya Kristo muri ubu buryo. Niyo mpamvu bavuze ngo batangazwa no kubona abantu bareba ibyo bintu mu buryo bworoheje kandi batabyitayeho. akubaye amagambo murimo murayumva, tubira muri ayo magambo. Aya magambo arakomeye cyane. Abamarayika batangazwa nuko abantu bareba ukuri guhesha ubugingo. Umva, umutima w'ubugingo, buriya muzi impamvu Bibiliya yitwa umutima w'ubugingo. Ukuri guhesha ubugingo, n'abantu bari kukureba batakwitayeho, bakakureba mu buryo bworoheje, kandi ngo bagakomeza kubaho mu bubata bwa Satani. Ibyo bintu akaba ari byo bahitamo, ngo kandi hari byinshi, aha ngaha bavuze ngo ni byinshi byihanganiwe mu bumuntu bw'umwana w'Imana. Yarihanganye, buriya yo n'izindi byabaye mu gashyamba ka Getsemani, mbona bikomeye cyane. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiriye kubyitaho tukabyiga. Uzi impamvu buriya ijambo ry'Imana mu wifuzwa ibihe byose bavuze ngo dukwiriye kubyitaho, cyane cyane imibereho yo mu gihe giheruka cya Kristo? Ni ukubera yuko
abamarayika bahumeke Imana igihe yoherezaga gukorera Elina White. Buriya umuntu wese wabayeho, umuntu wese w'Imana n'umuntu utari umuntu w'Imana, abamarayika bamugeraho kugira ngo bamuhirarika. Ariko Elina White abamarayika bamukoreraga n'umwuka w'Imana yahumekerwaga. Yanditse amagambo akomeye aravuga ngo buriya buzima bwa Yesu bwo muri kiriya gihe dukwiye kubwitaho, kuko abamarayika babaga iki kintu bakizi neza. Bakavuga ngo ntabwo bazi uburyo umwana w'Imana yihanganiye ibintu bikomeye, none turi kubona babifata mu buryo bworoheje. Andi kubwira abantu ngo ubu buzima mukwiye kubwiga. Buriya ijuru naryo buriya mu bintu biriza abamarayika harimo kubona dufata ibintu byatumye Yesu abiri ibyuya bivanze n'amaraso, agaturika udutsi two mu mutwe bidatewe na stress z'iyi si, ahubwo bitewe n'agahinda k'ibyaha byacu byari byamugeretsweho, akabona uburyo tutazabyitaho. Birareka nkubwire, iyo Kristo aza kubona yuko igitambo cye tuzacyakirana amaboko yombi tukabyakira twishimye, yagombaga gupfa adahuye n'akaragahinda kose. Ariko ngo mu bintu byamushenguye bigatuma mu gashyamba ka Getsemane aturika udutsi two mu mutwe, ibyuya byari birimo biza kubera umunaniro n'agahinda, bikagera ubwo amaraso yaturitse muri turiya dutsi ahingukira hanze. N'agahinda gakomeye. Icyo gihe abamarayika bari bahari kandi bari baje kumuhumuriza no kumuha imbaraga, kuko mwibuke ku nshuro ya gatatu igihe yabwiraga abantu ngo nimushoboye kubana nanjye, urumva yumvaga guhumurizwa n'abantu. Baranditse mu gitabo cy'ubusoro byose ngo guhumurizwa n'abantu byagombaga kumusubizamo intege, ariko ntabwo yabonye. Ku nshuro ya gatatu ijuru ryamuhaye ubufasha, kuko yahise abona imbaraga. Yamushoboje kubwira abigishwa be ngo ubu nta kibazo mfitanye namwe. Arangije igitero igihe cyazaga aravuga ngo mbabajwe n'aba bantu badafite imbaraga. Aravuga ngo ninjye mushaka, bari njye mufata, bamubareke bagende. Kuko yumvaga ashaka kubongerera igihe, kuko batari bigeze baba maso ngo basenge. None aha ngaha baranditse baravuga ngo iyo abamarayika babonye ukuntu dufata igitambo cya Yesu, iyo babonye ukuntu umwana w'Imana yihanganiye ibyo bihe byose, bakabona ngo twifata mu buryo bworoheje kandi butitaweho, ngo baratangara. Bagatiye abantu barahangara rwose. Baravuze ngo nimucyo umutima ukangukire gushima ko Kristo Yesu Data wa twese ari indahemuka mu gusohoza isezerano ryo kubabarira icyaha cyose. Umva nk'iri jambo babavuze aha ngaha, umutima wose wari ukwiye gukangurikira ikintu kivuga ngo urakoze Mana kubasha kubabarira icyaha cyose, kuko ubundi ntabwo twari abo kubabarirwa. Urumva, ntabwo twari abo kubabarirwa ukurikije imibereho tubaho. Kristo yaremeye guhura n'uwo mubabaro, ariko niho mpamvu bavuze ngo umutima wose wagombaye gutekereza icyo kintu, ukavuga ngo Mana urakoze kuba ubasha kumbabarira kubera kwizera gusa, atari ibikorwa. Umva, atari amajoro naraye nsenga, atari amasomo nsoma, ukambara kubera kwizera igitambo cya Yesu. Kwizera konyine kudukuraho ibyaha byose, kukabara imico ya Kristo yose ukayitubaraho, kandi twe turi abanyabyaha. Maze Kristo yajya imbere y'Imana, imico yacu yose akaba yibarwaho, twe tukabaho ubutungane bwa Kristo. Twari dukwiye ngo umutima wose ukwiye gushima Imana, urakoze kubasha kumbabarira icyaha icyo ari cyo cyose. Buriya Imana ntabwo ikangwa n'uburemere bw'icyaha, ahubwo ikangwa n'uburemere bwo kutizera tugira. Ese amagambo usakuye aha banditse baravuga ngo kuri paji ikurikiraho ndagenda nsomamo amagambo make cyane. Uku kuri gukomeye kandi gukiza gusubirwamo kenshi mu matwi y'abizera n'abatizera, nyamara kandi abamarayika bitegerezanya gutangara uburyo abantu batita kuri uku kuri gusobanuye byinshi kuri bo. Mbega uburyo bigaragara ku rwego ruto cyane kw'itorero ryiyumvisha imbaraga y'umugambi utangaje wo gucungurwa. Mbega uburyo ari abantu bake cyane bafata ko uku kuri ari kuzima, kuvuga ko mu kwizera Yesu, mu kwizera amaraso ya Yesu akuraho ibyaha ariho gusa. Yanga amagambo muyumve neza. Mbega uburyo ari abantu bake cyane. Ese uramenya mu ijuru hazajya abantu benshi igihe mu ijuru hazajya abantu bake cyane. Umva, niyo mpamvu ishungura igihe riba, amagambo ariko nayo kuyavugaho cyane turagarukaho nimugoroba. Buri ishungura igihe riri kubaho aba ari ukugira ngo
aba bantu bace azaba aribo basigara ku ntara, abantu bafite imico y'ijuru. Ariko hano baravuga ngo abantu mbega uburyo abantu bake cyane bafata ko uku ari ukuri kuzima, kuvuga ko mu kwizera amaraso ya Yesu akuraho ibyaha ariho gusa hari kubabarirwa ibyaha byizingira ku bantu nk'ibibembe byanduye, byizingira ku bantu nk'ibibembe byanduye. Amagambo aravuze ngo abantu bake nibo bavuga yuko nibo bemera ko mu kwizera gusa ibibembe byanduza byava ku bantu. Ariko hano bavuze niko kuri, ariko ngo mbega ukuntu bitangaje kubona abantu bakeya aribo bizera uku kuri. Baba bumva bagira ngo hari ibindi bintu bisabwa, niyo mpamvu buriya kwizera kw'abantu benshi ni ukunyamihango. Abantu bumva imihango batojwe icyo kintu kizabajyana mu ijuru. Nani bumva yuko bagiye mu rusengero akaba icyo kizabajyana mu ijuru. Kandi ngiye simbuka mu rusengero gusa, kandi ni n'abantu bumva yuko kujya mu itsinda gusa aribyo bizabajyana mu ijuru. Ariko ngo abantu bake cyane nibo bazi yuko kwizera amaraso ya Yesu akuraho ibyaha ariho gusa, kwizera amaraso ya Yesu akuraho ibyaha. Buriya ngo birababaje kubona abantu bake gusa aribo babyizera. Umuntu utamubwira ati ugomba kwiyiriza ubusa ugasenga cyane ukajya umva, ibyo ni ingenzi. Ariko niba udafite kwizera burya ni urufunguzo. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Imana iduhe kwizera. Ngiye gusoreza ku magambo ari aho ngaho. Abantu bamwe bashobora kuvuga bati kuki ubu butumwa bukomeje kumvikana mu matwi yacu? Ni ubuhe butumwa? Igihe mu Byahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 20-21 Kristo avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Unesha ndamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe. Maze abantu bakumva ayo magambo bakavuga kuki ayo magambo akomeje kumvikana mu matwi yacu? Impamvu ni uko mutihana mumaramaje. Ntabwo muba muri Kristo, kandi namwe ntimufite Kristo uba muri mwe. Igihe ikigirwamana kimwe cyirukanywe mu muntu, Satani aba afite ikindi yiteguye kugisimbuza. Icyiciro cya 12 kuri paje y'126. Icyiciro cya 12 kivuga ngo abamarayika baratanga. Amagambo murayumvise? Impamvu y'amagambo akomeza kumvikana mu matwi yacu ngo Kristo aracyahagaze ku rugi arakomanga, ngo nuko tutihana tumaramaje. Ntabwo muba muri Kristo, kandi namwe nimufite Kristo muri mwe. Igihe ikigirwamana kimwe cyirukanywe mu muntu, Satani aba afite ikindi yiteguye kugisimbuza, keretse gusa mwiyeguriye Kristo burundu, kwiyegurira Kristo burundu kandi mugasabana nawe. Keretse gusa mumugize umujyanama wanyu. Ngaho muri kuyumva, dufashe Kristo tukamugira ngakaba muri twe natwe tukaba muri we. Keretse gusa mumugize umujyanama wanyu. Nibitaba bityo rero muzabona ko umutima wanyu ukinguriwe ibitekerezo bibi, kandi umutima wanyu uteshuka ku murimo w'Imana mu buryo buworoheye, mu buryo bworoshye, ukayoboka gukorera inarijye. Ntimugasigare uyoboka gukorera inarijye. Rimwe na rimwe mushobora kwifuza kwihana, ariko niba mutiyemeje rwose kwisubiraho no gushyira mu bikorwa ukuri mwize, byadusabwa kwiga ijambo ry'Imana. Niba mudafite kwizera gukora, ukwizera guhora kongera imbaraga. Buriya ahangaha hano ndasomye ni igitekerezo ngo ukwizera guhora kongera imbaraga. Meruka guhura n'abantu banangaje cyane, bafite kwizera gutangaje, kandi kwizera kutariko rwose. Umva, bo bizera yuko ngiyo wihanye ukabarirwa ibyaha, uko byose ngo biba bishize, ubwo ubaye umwana mu rugo, nta mibereho yo kwezwa,
nta mibereho. Umva, ibyo wakora byose upfa kuba ngo warageze muri urwo rugo, ngo uri mu rugo rwa data, ngo ntabwo umubyeyi abasha kwihakana umwana. Urumva abantu, umva, muri iki gihe Satani afite imitego myinshi. Niyo mpamvu hejuru bavuze ngo igihe ikigirwamana kimwe cyirukana, Satani aba afite ikindi cyo kugisimbura. Umuntu ariyemeje ngo ngiye kureka Satani nihuze n'Imana, mu mwana mu rugo ashaka kureka ikigirwamana cyo kureka imibereho ya kera, ariko Satani agahita agisimbuza ikindi cyo kuvuga ngo ko nageze mu rugo se ntacyantangara ibyo ngibyo. Umva, uwo muntu yageze arambwira ngo umwuba muri iryo tsinda, ubundi ngo wabwira Imana icyo itazi, bameze nk'aho batanasenga ahari. Ngo wabwira Imana icyo itazi se, ngo Imana izi byose, ibikureba ikabona buri mwana uri aho, urayibwira icyo itazi ko ari ikugenera. Urumva ibyo bintu Satani. Ariko hano baravuze ngo kwizera guhora kongera imbaraga. Mbese kwizera kw'abantu kuriyongera, kongera imbaraga gute se kandi batabana n'Imana bicisha bugufi? Kwihana kwanyu kumeze nk'ikime cya mu gitondo. Mwibuke ko turi kureba ikintu gituma ari amagambo akomeza kumvikana mu matwi yacu. Ntabwo kuzigira ubugingo guhembuka guhoraho. Kwihana guturutse ku gukangura amarangamutima guhutiyeho ni ukwihana gukeneye kwihanwa ubwako, kuko ari ukwihana gupfuye. Kwihana gukanguwe n'amarangamutima ubwako ni icyaha, nako ubwako gukwiriye kwihana. Gukangura amarangamutima bya hutihuti bitigera bibyara imbuto z'ubutungane buhesha amahoro muri wowe, bigusiga uri ahantu habi kuruta uko wari umeze mbere. Nimurangare mwumve amagambo, kandi ngiye gusoza sigaje amagambo make hano ngasoza. Buri munsi umushukanyi azaba mu nzira unyuramo afite inzitwazo z'ubushukanyi kandi zimeze nk'ukuri, zishyigikira kwihugiraho. Buriya abantu bagira inzitwazo kandi bakaguha ingingo zumvikanisha ibintu byabo bipfuye, kandi ngo biba biturutse ku mushukanyi. Arangiza ngo no kwinezeza, bityo ukongera ukagwa muri ya mikorere yawe ya kera. Buriya abantu bafite muri bene kuri kwizera nka rura rugero nari mbahaje, birangira basigaye bakora ibyaha na mbere batajyaga bakora. Niba umuntu akubwira ngo ntacyo nsabwa, ubwo nageze mu rugo ntacyo nsabwa, Imana ubwo bisa nkaho uvuze ngo Imana ntigenzura ibyo nkora, nta n'icyo biyibwiye, ubu ngende umwana wayo ibyo nakora byose. Akiyanduza akajya mu ngeso mbi, agasigara akora ibyaha atigeze akora atarihana. Ubundi si ubwo yaba yarihana? Ntabwo yarihana. Buri munsi umushukanyi azaba mu nzira unyuramo afite inzitwazo z'ubushukanyi kandi zimeze nk'ukuri, zishyigikira kwihugiraho. Hepfo baranditse ngo Imana ihamagarira umuntu gukora umurimo ku bushake. Ni umurimo umuntu ashishikarijwe n'urukundo rwa Yesu ruri mu mutima. Imana ntinyurwa na rimwe n'umurimo ukozwe n'umutima witanze igishe kandi wikunda. Ishaka umutima wose. Yewe uri ijambo rivuga ngo ndi Imana ifuha, Imana yigushaka. Umva bari gukoresha iryo jambo ariko rirananditse, y'Imana ikwirongoreye. Siko muri birahanditse ibishaka kuba uwayo kirinda kujya mu bandi bagabo. Niyo mpamvu hano baravuga ngo ndi Imana ifuha. Hano niyo mpamvu bavuze ngo Imana ntinyurwa na rimwe n'umuntu n'umurimo ukozwe n'umutima witanze igice kandi wikunda. Ishaka umutima wose, urukundo rutagabanije, ndetse no kwizera no kwiringira bishyitse ubushobozi bwayo bwo gukiza umuntu icyaha. Imana ishaka yuko ngo tuba dufite kwitanga gushyitse bituma Imana itunyuzemo ibasha gukiza abandi ibyaha. Paragarafi nsorejeho rero ni ivuga ngo Imana izubahisha kandi ikomeza umuntu wese ufite umutima w'ukuri. Haleluya. Imana izubahisha kandi ikomeza umuntu wese ufite umutima w'ukuri n'ishyaka, ushaka kugendera imbere yayo mu butungane bw'ubuntu bwa Kristo. Uyu muntu Imana izamwubahisha kandi Imana
izamushyira hejuru, izakorana nawe. Naho twabonye ngo abamarayika barashaka bene abantu ngo bakorane nabo. Haleluya. Umwami Yesu ntazigera areka cyangwa ngo atererane umuntu wicisha bugufi kandi ahinda umushyitsi. Mbese twizera yuko Imana izakorera mu mitima yacu. Mbese twizera yuko Imana izakora mu mitima yacu. Umva, ndasaba Imana ngo iduhe bene uku kwizera ko Imana izakorera mu mitima yacu. Mbese mwizera yuko Imana izakorera mu mitima yacu, ko niba tuyemereye gukora ibyo izatunganya kandi ikatweza ku bw'ubuntu bwayo bwinshi budushoboza kuba abakozi bakorana nayo. Ibintu murabyizera? Imana iduhe kubyizera rwose. Mbese mu gushishoza gukomeye dushobora kunyurwa n'imbaraga n'amasezerano y'Imana kandi tukayagira ayacu, atari uko dukwiriye, ahubwo ari uko Kristo ari ukwiriye, atari uko turi intungane, ahubwo ari kubwo kwizera kuzima tubarwaho ubutungane bwa Kristo mu cyimbo cyacu. Mbese ibintu murabyizera? Ndasubiramo interuro isoza ivuga ngo mbese mu gushishoza gukomeye kandi kuboneye dushobora kunyurwa n'amasezerano y'Imana kandi tukayagira yacu bwite. Mbese mu gushishoza gukomeye, buriya turasabwa gushishoza. Haleluya. Mu gushishoza gukomeye kandi kuboneye dushobora kunyurwa n'imbaraga y'amasezerano y'Imana kandi tukanayagira yacu bwite. Buriya kuyagira yacu bwite hano banditse ngo yewe ntabwo ari uko tubikwiriye, ahubwo ni kubw'ubuntu bwa Kristo ukwiriye. Kristo niwe ukwiriye, atari uko turi intungane, ahubwo kubwo kwizera kuzima tubarwaho ubutungane bwa Kristo mu cyimbo cyacu. Imana iduhe kwizera nk'uku nguku kugira ngo Imana ibashe gukorana natwe muri uyu murimo. Naho banditse ngo Imana ntabwo ijya yemera kwitanga igice. Uzasome amagambo ari mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, ahangaha nayavuzeho, nayashyizeho kuko nabonye bihura. Mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje 296 na paje 288 hose basubiramo aya magambo ngo Imana ntabwo ijya yemera kwitanga igice, ahubwo irashaka kwitanga kumaramaje. Babivuze muri izi nyandiko inshuro nyinshi. Irashaka yuko twitanga wese, maze ngo Kristo akadusoreza aya masezerano, maze ngo tugahabwa ubutungane bwe, atari uko dukwiriye, ahubwo ari bukwiriye. Maze ku kwizera gushyitse kugatuma tubarwaho ubutungane bwe, tugahabwa gukiranuka kwa Kristo mu kintu cyo gukiranirwa kwacu. Ndabifuriza ngo umwuka wera akorane namwe, akorane n'imitima yanyu, kandi mumenye yuko turi kumwe n'ibiremwa mvajuru byifuza kudukoresha, byifuza gufatanya natwe mu murimo wo guhindura abandi. Imana ibidushoboze kandi duha kuba abafatanyabikorwa nayo mu izina rya Yesu. Kadusenge dusoze. Mana yacu turagushimye nanone, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uratuganirije, uduhishuriye ubwiru bw'ijuru, uduhishuriye ko uri kumwe natwe binyuze mu ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mbega ukuntu dukunda, mbega uburyo ushaka gukorana natwe, mbega uburyo ushaka ko duha agaciro ikintu gikomeye, ibigeragezo bikomeye Kristo yihanganiye, uburyo kiyemeye kubabara ku bwacu kugira ngo tugere kwizera konyine, maze tuzahabwa ubugingo buhoraho. Uduha imbaraga ituma tubyizera rwose, uduha imbaraga ituma duhinduka byuzuye, kuko ntabwo wemera uwitanga igice. Maze ijuru rikorane natwe, tubafatanyabikorwa nawe mu murimo uheruka wo gukoranya abakwiriye guhambirwa nk'imiba, ariko bakwiriye guhunikwa mu bubiko bwawe, atari ugutwikwa. Uwiteka udufashe kandi umwuka wera akomeze kumvikanisha iri jambo mu mitima yacu ku rugero rushyitse, kandi turakwiragije ngo uyu munsi wose ukomeze kutugaburira. Twisabye Imana Data mu izina rya Yesu.